ikaze kuri tubicano Martin Art mwa ikaze ni mu kiganiro ibyumvo ku ngingo zitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro ibyumvo ku ngingo zitandukanye nagize ni ubutegetsi, ubukene n'idini, byose ni ibintu bimwe kuko byose ni imbogamizi umuntu abana nazo hano ku isi. Iyo ubigiyemo ukabyinjiramo usanga ibintu byose ni ibintu bipfukirana umuntu kwagura ubwonko ngo atekereze, cyangwa se bitesha umuntu gushyira mu nyurabwenge ngo agenzure ibyo arimo kuko niba ari ukuri. Impamvu ndaza gutanga ingero. Ibi byombi bihonya intekerezo za muntu, bigatuma umuntu apfa cyangwa se apfana imishinga, ubutumwa, ubumenyi n'ibindi byinshi. Umuntu apfana ibikorwa byinshi bitewe n'uko hari ubutegetsi, ubukene n'idini. Bitewe n'ubutegetsi bw'aho utuye, bw'igihugu utuyemo, ushobora kugira igitekerezo bitewe na sisitemu y'ubwo butegetsi, wakibazaho ikibazo ushaka ugeze aho biryoshye utangiye kwagura ubwonko n'iki, ugasanga bakubwira ati ibyo ucecekaho cyangwa wisange mu maboko atari ayawe. Ubwo cyangwa se n'ibindi bikorwa ugasanga hari ibyo bakumira kudakorera muri icyo gihugu, ubwo ibikorwa byawe bikaba bizimya ubwo ngubwo bitewe n'ubwo butegetsi. Ubutegetsi rero nabwo bushobora kuba imbogamizi, n'imbogamizi umuntu aba abana nazo hano ku isi. Iyo tugeze ku bukene ho ni imbogamizi ya buri umwe, kuko ubukene ushobora kuba ufite imishinga muri wowe, ufite ibitekerezo, ariko kuba ko ari ubukene nta gishoro bikazima, upfana imishinga ugasanga birazima. Iyo tugeze mu idini niho hantu hatesha kwibwiza ukuri cyangwa se gutekereza ngo wibaze ibibazo. Igihe ugeze ku kwibaza ibibazo ku myemerere y'idini ubamo, ugasanga bahise babyimurira mu mayobera matagatifu, wakomeza kubigira cyane uti ese ibi byagenze gute, wibaza kuko bakwigisha ku iyobokamana bakwigisha, ugasanga ngo uri kugonga itegeko ry'Imana, ugasanga uri gukora icyaha. Rero usanga ibintu byombi ari ibintu bishobora gupfukirana ubwonko bw'umuntu, kumutesha kuza gukoresha ubwonko ngo agire icyo ageraho. Ibi bintu rero nizo mbogamizi za mbere tubana nazo hano ku isi, rwose usanga biza kudutambamira mu kuza gukora ibikorwa, kwiyungura ubumenyi, cyangwa se gusohora ubutumwa bwacu ngo tubuhe abandi bantu, tubusangize abandi. Kubera ko ibi bintu bitatu rero bihari, ugasanga ntabwo byemera ibyo bikorwa byawe, ntabwo byemera ubwo buhamya bwawe, ntabwo byemera ubwo bumenyi ushaka gusangiza abandi, byemera iyo mishinga yawe. Urumva ibi byombi bishobora kuba imbogamizi zikomeye, ndetse ni nako biri, bishobora gutuma rero dushobora gupfana imishinga karundo mu bwonko bitewe n'izi mbogamizi tubana nazo hano ku isi, ariko tukemera tukabana nazo kuko nta kundi, niko sisitemu bayireka. Sawa rero murakarama, nagira ngo nako mwanyuzeho, ubwo abafite ibitekerezo mwansangiza, ubundi tugakora like, share, comment, subscribe, ubundi tukajya tugumya tubana hano kuri YouTube channel yacu kandi yanyu. Murakarama.